Kristo Yesu akozwe. None ni icyumweru cya 15 gisanzwe umwaka A. Abatagatifu Kiliziya izahimbaza muri iki cyumweru. None ni Mutagatifu Yohani Gualberti, Epifania na Nabori. Ejo kuwa mbere ni Mutagatifu Enrico Eugeni Yoheri Silasi na Anakreti. Kuwa kabiri ni Mutagatifu Kamili. Kuwa gatatu ni Mutagatifu Bonaventura Donaldi Rurando na Vladimiri. Kuwa kane ni Bikira Maria wa Karumeli na Mutagatifu Maria Magdalena Posteri na Elvira. Kuwa gatanu ni Mutagatifu Marcelina Generosa Charlotte Vestina na Donata. Kuwa gatandatu ni Mutagatifu Arnoldi Frederico na Simfrosa. Ku cyumweru gitaha ni Mutagatifu Arseni Simaki na Makrina. Abazagira abazina b'abatagatifu Kiliziya ibifurije kuzagira umunsi mwiza. Ibirango bya paruwasi. Padiri mukuru afatanyije na komisiyo itegura iminsi mikuru ya paruwasi baributsa abakristo bose ko paruwasi yacu iri mu mwaka wa 5 imaze ishinzwe, bakaba babashishikariza gushimira Imana ingabire zose yaduhundagajeho muri iyo myaka 5. Ni muri urwo rwego tariki 10 z'ukwa 10 muri uyu mwaka azaba ari kuwa 6 saa 4 hazaba misa. Buri mukristo atangira ategure uko azashimira Imana kuri uwo munsi. Nyuma ya misa kandi hateganijwe ibirori, imyidagaduro n'ubusabane. Buri mukristo wifuza gusabana n'abandi kuri uwo munsi arasabwa umusanzu ungana n'ibihumbi 10. Ashobora gutangira kuyatangira rimwe cyangwa akayatanga mu byiciro, akiyandikisha ubuyobozi bwa Santarari Gahanga na Karembure ari nabo bazakira uwo musanzu. Indi myiteguro ijyanye n'uwo munsi mukuru tuzakomeza kuyibagezaho mu minsi iri imbere. Padiri mukuru atumiye abagize komisiyo y'itangazamakuru ku rwego rwa paruwasi ndetse no ku rwego rw'amasantarari yombi Gahanga na Karembure, abifashishijwe mu ibarura riheruka ry'abakristo muri paruwasi yacu hakoreshejwe ikoranabuhanga. Abakarani b'ibarura muri santarari ya Gahanga na Karembure mu nama izabahuza ku cyumweru tariki 19 z'ukwa 7 muri uyu mwaka nyuma ya misa ya mbere muri sale nini ya paruwasi. Iyo nama izaba igamije kurebera hamwe uruhare rwabo mu ikenurabushyo n'iyogezabutumwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ntihazagire ubura cyangwa ngo akererwe. Padiri aributsa urubyiruko rwose rwifuza kuzitabira Forum National y'urubyiruko izabera muri Diocese ya Byumba kuva ku itariki 19 z'ukwa 8 kugera ku itariki 23 z'ukwa 8 muri uyu mwaka, ko bagikomeje kubandika. Tike y'urugendo ni amafaranga 12,500. Urubyiruko turabahamya b'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Padiri Omonier afatanyije n'ubuyobozi bw'abahereza bato ba misa baramenyesha ababyeyi barera muri uwo muryango ko bateguriye abahereza ingando zizabafasha kumenya no gusobanukirwa ubutumwa bashinzwe muri Kiliziya. Izo ngando zizaba kuwa mbere tariki 10 z'ukwa 8 kugera tariki 14 z'ukwa 8 muri uyu mwaka. Zizabera mu iseminari nto ya Rwesero iherereye muri Diocese ya Byumba. Umuhereza kandi
barasabwa gutanga umusanzu w'ibihumbi 10. Padiri Omonier afatanyije na komisiyo y'abana baramenyesha abana bose ko ari urugendo nyobokamana ikibeho hamwe na Arkiyepiskopi wacu. Urwo rugendo ruzaba tariki 18 z'ukwa munani muri uyu mwaka. Abazajyayo bakwiyandikisha muri kontabilite ya paruwasi cyangwa ku biro bya santarari ya Karembure. Amafaranga y'urugendo ni ibihumbi 13. Padiri Omonier afatanyije n'aba animateri ba patronage baramenyesha abana ko muri biruhuko babateguriye patronage ibafasha kuruhuka neza no kwiyungura ubumenyi. Iyo patronage izajya iba kuwa 2 no kuwa 5 guhera saa 2 kugera saa 5. Tuboneyeho gusaba ababyeyi kuzohereza abana muri patronage kuri uyu wa 2 tariki 14 z'ukwa 7 muri uyu mwaka ku masaha yavuzwe haruguru. Insanganyamatsiko igira iti yubire abana turi intumwa z'ivanjiri, ubuvandimwe n'amahoro mu rugo iwacu. Komisiyo ya katechese iramenyesha abakatechiste bose ko bafitanye inama ku cyumweru gitaha tariki 19 z'ukwa 7 nyuma ya misa ya mbere izabera ku mashuri. Iributsa kandi abigishwa bazakomezwa tariki 22 z'ukwa 8 muri uyu mwaka babatirijwe mu yandi maparuwasi ko baza gutwara impapuro zibahesha amafishi yabo. Kandi iributsa abantu bazakomorerwa amasakaramentu tariki 8 z'ukwa 8 bataruzuza ibisabwa ko bakwihutira kubikora. Tuributsa abakristo bose ko ku cyumweru gitaha tariki 19 z'ukwa 7 hazaba misa mu rurimi rw'igifaransa saa 11 z'umugoroba. Turamenyesha ababyeyi bafite abana bakoze ikizamini cya seminari nto y'i Butare kuzaza mu sakarisiya kureba amanota bagize. Komite y'ababyeyi ifatanyije na komite y'abahereza abato ba misa batumiye ababyeyi barera muri uwo muryango mu nama izaba ku cyumweru gitaha tariki 19 z'ukwa 8 nyuma ya misa ya mbere. Inama izabera ku mashuri. Ibirango by'amasantarari. Padiri aributsa abakristo mu muryango remezo wa Mutagatifu Gatarina wo mu mpuza ya Saint Anuarita Karembure ko azabasura ku cyumweru gitaha tariki 19 z'ukwa 7. Misa izaba saa 3:30 ku mashuri ya JS Karembure. Ubuyobozi bwa groupe vocationnelle buributsa abayibamo ndetse n'abandi bifuza kuyijyamo ko baterana none tariki 12 z'ukwa 7 nyuma y'iyi misa barahurira imbere ya sale nto ya paruwasi. Turamenyesha abagabuzi b'ingoboka ko bafitanye inama ku cyumweru gitaha tariki 19 z'ukwa 7 muri uyu mwaka nyuma ya misa ya mbere izabera mu busitani bwa paruwasi. Gahunda yo kwitungira paruwasi none tariki 12 z'ukwa 7 abatanze ituro ryo kwitungira paruwasi nabo mu mpuzamuryango remezo ya Kamukobwa, umuryango remezo Bikira Mariya utabara abakristo ndetse n'abakristo mu mpuzamuryango remezo ya Rugando, mu muryango remezo Mutagatifu Inyasi wa Antiokia. Naho ku cyumweru gitaha tariki 19 z'ukwa 7 abazatanga ituro ryo kwitungira paruwasi nabo mu mpuzamuryango remezo ya Karambo Rwabutenge, umuryango remezo Bikira Mariya utabara abakristo ndetse n'abakristo mu mpuzamuryango remezo ya Kamukobwa, mu muryango remezo wisunze Mutagatifu Yosefu. Naho tariki 26 z'ukwa 7 abazatanga ituro ryo kwitungira paruwasi nabo mu mpuzamuryango remezo ya Karambo Rwabutenge,
abakristo mu muryango remezo mutagatifu Yosefu ndetse n'abakristo mu mpuzamuryango remezo ka Mukobwa mu muryango remezo bisunze mutagatifu Bonifasi. Abarangwa bazasezerana tariki 15 z'ukwa karindwi i Gahanga saa 10. Sylvestre Dusengimana na Clotilde Ndayishimiye. Abarangwa bazasezerana tariki 18 z'ukwa karindwi i Gahanga saa 7. Theophile Mazimpaka na Vestine Mukantwari bazafashwa na Koha Saint Teresa. Abarangwa bazasezerana tariki 18 z'ukwa karindwi i Gahanga saa 9. Jean Bosco Twizerimana na Ariette Umuhirwa. Kazmi Twizerimana na Fabiola Tumukunde. Derek Niyondagije na Gerardine Nyiraneza bazafashwa na Koha Saint Elizabeth. Abarangwa bazasezerana tariki 19 z'ukwa karindwi i Gahanga saa 8. Victor Sininginga na Nadine Cyuzuzo bazafashwa na Koha Saint Jean Gasogi. Abarangwa bazasezerana tariki 26 z'ukwa karindwi i Gahanga saa 8. Jean Chrysostome Hategekimana na Florentine Uwamahoro bazafashwa na Koha Saint Famille. Abarangwa bazasezerana tariki 1 z'ukwa 8 Imbuga Ngari saa 9. Jean Olivier Porepore Shaka na Chantal Uwimana Ndereyehe. Abarangwa bazasezerana tariki 1 z'ukwa 8 i Gahanga saa 9. Maurice Niyigawa na Maridansi Nyiramuhire bazafashwa na Koha Saint Kizito. Amaturo yabonetse ku cyumweru gishize. Ituro ryo mu misa 3 z'icyumweru habonetse amafaranga 254 n'amafaranga 80. Ituro ry'inyubako habonetse amafaranga 69,530. Ituro ryo kwitungira paruwasi habonetse tariki 5 z'ukwa karindwi muri uyu mwaka. Abakristo bo mu mpuzamuryango remezo Gahanga ya mbere mu muryango remezo witiriwe mutagatifu Dominique Savio habonetse 38,400. naho abakristo bo mu mpuzamuryango remezo ya Rugando mu muryango remezo wisunze mutagatifu Matayo habonetse 17,400. Nanone abakristo muri uyu mpuzamuryango remezo basengera mu muryango remezo wisunze mutagatifu Dominique Savio habonetse 10,500. Koha zizaririmba ku cyumweru gitaha tariki 19 z'ukwa karindwi. Misa ya mbere ni Saint Joseph, misa ya kabiri ni Koha Saint Kizito, misa ya gatatu ni Koha Saint Elizabeth. Abazayobora umutuzo ku cyumweru gitaha tariki 19 z'ukwa karindwi. Misa ya mbere ni abogezabutumwa ba Nyirabajambo, misa ya kabiri ni inkoramutima z'Ukarisitiya, misa ya gatatu ni abasikuti. Itangazo ryo kwiga muzika mu biruhuko. Ababyeyi bafite abana bari mu biruhuko babamenyesha ko hari gahunda yateguriwe abana bafite imyaka guhera kuri 5 kugera kuri 18 yo kwiga muzika, gusoma amanota cyangwa se solfège mu rurimi rw'amahanga, kwiga gucuranga piano na gitari. Iyo gahunda izatangira ku wa mbere saa 3:30. Ababyifuza bose bazahurira n'abigisha kuri santarari ya Karembure. Igiciro umunyeshuri umwe ni amafaranga 20,000 ku kwezi. Murakoze. Ku bindi bisobanuro muzahamagara kuri nimero muzasanga mu Sakarisitiya. Itangazo.
abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ishami ryacyo ryo gutanga amaraso BTD barahurira n'abagiraneza biyemeje gutanga amaraso ahabwa abarwayi kuri paruwasi ya Gahanga none ku cyumweru tariki 11 z'ukwa karindwi batangiye saa 3. muzaze muri benshi mutabare abarwayi mutanga amaraso. Gutanga amaraso ni ugutanga ubuzima. Koze mugire icyumweru cyiza.